English Speaking Basics Section 2. English Speaking Basic 2 is for English Speaking Beginners. Tugiye kubigisha ibintu by'ibanze byafasha umuntu w'umutangizi kuvuga. Who need help to understand the basics of speaking English. Ukeneye gusobanukirwa ibintu by'ibanze byamufasha kuvuga Icyongereza. We will use very simple phrases and expressions to help you with your English speaking. Turaza gukoresha interuro zoroshye cyane ndetse n'imvugo zagufasha kuvuga Icyongereza. This second section contains the next 30 lessons. Muri iki cyiciro tuziga amasomo 30, buri munsi uzajya ukurikira isomo. Lesson 1. I'm calling to plus verb. Isomo rya mbere. I'm calling to kongeraho verb. When using the words I'm calling, you are stating that you are actually using the phone to call or relay information. Iyo ukoresha amagambo I'm calling, urimo kugaragaza ko mu by'ukuri uri gukoresha telefone uhamagara cyangwa wohereza ubutumwa. Here are some examples. Hano dore ingero. I'm calling to tell you about my day. Nguhamagaye ngo nkubwire umunsi wanjye. I'm calling to accept your invitation. Nguhamagaye kugira ngo nakire ubutumire bwawe. I'm calling to answer your question. Nguhamagaye ngira ngo nsubize ikibazo wambajije. I'm calling to book a reservation at your restaurant. Mpamagaye ngira ngo mfate umwanya kuri restaurant yanyu. I'm calling to complain about something. Mpamagaye kugira ngo mvuge ibitaragenze neza ku kintu runaka. I'm calling to thank you. Telefoni cyampamagaye ngushimira. I'm calling to support your decision. Mpamagaye kugira ngo nshyigikire icyemezo wafashe. I'm calling to remind you of our dinner plans. Mpamagaye ngira ngo nkwibutse gahunda yacu yo gusangira ibya nimugoroba. I'm calling to report a lost wallet. Mpamagaye ngira ngo mbashyikirize gahunda nako ikibazo cy'uko nabuze ikofi. I'm calling to receive my prize. Telefonye ngira ngo nakire impano yanjye cyangwa se igihembo cyanjye.